Imana ishimwe, Imana niyo kubahwa. Haleluya haleluya ku bakunzi b'umusaraba. Reka mbabwire inkuru rero. Ku mazina yanjye nitwa Theogene bakunda guhimba Murokore. Nkunda Yesu kuko hari ibitangaza yagiye ankorera. Yesu yagiye andinda ahantu hagiye hatandukanye. Yesu ahantu hose naramubonye. Yesu yagiye andengera ndwaye. Ese nawe wamwegera ahari wenda akakurengera? Yesu ni umugabo w'intwari. Iyo umwegereye ibigukomereye byose arabikurinda. Ndababwiza ukuri kumaze yuko Yesu ni umukozi w'umuhanga, aratabara rwose kandi ajya agirira neza abantu bose baje bamugana. Ujya wiyemeza ukigora ugatakaza imirimo wari urimo, ukazamuka umusozi, wamara kuzamuka umusozi ukaza ukabwira Yesu ibikuremereye, ukabwira Yesu ibikugoye. Yesu iyo uzamutse ukaza ukamuganiriza, ukaza ukamubwira ibiri ku mutima wawe, nta kabuza aragutabara kandi arakurengera. Igore rwose mu mirimo yawe ugenda ukora uko bukeye uko bwije, uzamuke umusozi umuhamagare. Umukristo wese aba agomba gusenga. Umukristo wese aba agomba kurira umusozi agatakaza bimwe mu byo yakoraga, akaza akamuhamagara. Ururira umusozi, hari abantu benshi bagiye bashidikanya ku kintu ubutayu. Ubutayu ntago ari ubutayu, ahubwo ni ahantu umuntu yiyemeza akaza akaganira n'umukunzi we Yesu Kristo. Haba mu misozi waza ukaganira nawe, haba mu bibaya waza ukaganira nawe, haba mu mazi waza ukaganira n'umukunzi wawe Yesu. Yesu Kristo yariyemeje muri iyi si irimo agahinda n'imiruho n'imibabaro. Umva inkuru kuri Yesu. Muri ibi bihe twitegura Yesu Kristo watubambwe ku musaraba. Azaza nta kabuza kandi tuzamubona. Ibimenyetso bye byo kuza zarangije kugaragara. Yesu ubwo yakoraga ibitangaza ku bantu bagiye batandukanya, yagiye kwa Zakayo. Ntabwo ari ukuvuga kuba yaragiye kwa Zakayo, hari ahandi henshi yari bujye kurara, ariko yaragiye ajya kwa Zakayo. Zakayo rero yari umuntu wasoreshaga wikora. Abantu babonaga ko ari umunyabyaha, ariko Yesu yamubonaga nk'umuntu ukiranutse. Yagiye kurarayo rero. Yesu rero iyemeze mu byo wakoraga byose, uze umuhamagare mu musozi, umuhamagare, nuwamara kumuhamagara witahire ujye iwawe, hanyuma azakugororera. Witahire ujye mu mirimo y'isi, hanyuma nawe azakugororera. Yesu wewe uri kureba ibi bintu turimo tuvuga, si ukuvuga ko tumuhamagarira mu bihuru, ahubwo ahantu n'ahantu hitwa muhamagarire ku musozi nawe azakurengera. Muhamagarire ku musozi nawe azagutabara. Yesu Kristo iyo umwegereye ibikugoye byose arabikuneshereza. Yesu yagiye kurira. Yesu ntabwo akureba wuriye igiti, ntabwo Yesu akureba uri mu giti hejuru. Ahantu hose Yesu aragukunda, kandi Yesu mushakana umwete wawe wose, mushake rwose. Niwamara kumushaka nawe azakugirira neza. Muhige ku manywa, muhige nijoro, muhige mu gitondo, azakugirira neza. Mva inkuru kuri Yesu. Yesu uko umushatse nawe ni kumubona. Hari abantu benshi bagiye bamushaka ariko abo baramubonye. Hari abantu benshi bagiye bamuhamagara ariko abo bose yabagiriye neza.
hari abari bakennye yarabatabaye, ubu ni abakire. Hari abari bashonje yarabagaburiye, ubu bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yego, Yesu ajya yubakira n'abantu, abo zahirimye akazubaka. Ngwino dushake Yesu, tera intambwe imwe, numara gutera imwe nawe aratera indi. Tera intambwe imwe, numara gutera indi imwe nawe aratera indi. Yesu aragushaka, mushakana umwete wose, mushaka n'imbaraga zawe zose, nta kabuza Yesu azakurengera. Yesu ndamukunda. Ese nawe uramukunda? Muhereza ikiganza cyawe cyose, numara kukimuhereza nawe yakira icyawe, azakugirira neza. Yesu muri iki gihe abantu benshi bashidikanya ko Yesu agira neza. Ni ukuri Yesu agira neza rwose pe, ndi umugabo wo kubihamya. Yesu yatabaye abantu, hari abantu bari bakennye, ndongeye mbisubiyemo, abo yabagiriye neza, ubu ni abakire. Hari abantu bari barahuye n'ibikomeye, ariko Yesu yarabatabaye, ubu bameze neza, ubu ni abakire. Nawe ngwino kwa Yesu, ngwino umuhamagare, wireba ngo ni mu gihuru, wireba ngo ni ahantu hatandukanye, mushakire mu rusengero, mushakire ahantu hitwa ubutayu, ahantu hose niyamara kuva ko umushaka, nawe azagira gute? Azakumvira, hanyuma agutabare. Yesu nanjye ndamukunda. Ese nawe uramukunda? Muhereze ikiganza cyawe, nawe arakwakira. Rwana intambara zose zigiye zitandukanye, hanyuma numara kuzirwana nawe azakugirira neza. Yesu ni mwiza, Yesu ndamukunda. Nawe mukunde, numara kumukunda umukundikanishe abantu bose. Umva rero nkubwire, kuba mvuga ibi ngibi si uko ndi umukiranutsi, n'intungane bwira 10:7. Shaka Yesu, numara kumushaka nawe azakugirira neza. Yesu ni intwari, Yesu ni mwiza. Mushaka n'imbaraga zawe zose, waba ucuruza umushake, waba ugenda mu muhanda umushake, waba unyura ahantu hose hatandukanye umushake, waba uri mu modoka umushake, ahantu hose hamya Yesu. Dore araje kandi azabatungura. Ni ukuri aratunguranye rwose. Yesu aratunguranye, ariko abantu bazaba bamwizeye, abo bose azabagirira neza. Dore ibimenyetso byo kuza kwa Yesu turi kubibona. Dore ibimenyetso byo kuza kwa Yesu rwose biri gukomanga. Shaka n'imbaraga umwami wacu Yesu Kristo wakubambiwe. Mushake, ni ukuri umuhamagare, numara kumuhamagara nawe azakugirira neza. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda. Nawe mushaka n'imbaraga zawe zose, nta kabuza uzamubona. Ayo yari amagambo umukozi w'Imana yababwiraga. Ni ukuri, nimushake Yesu, kubura hasi kubura hejuru, nta kabuza muzamubona. Haleluya, amen.